Mu mwaka wa 2018 abanyarwanda bafite ibibazo byo mu mutwe bari 20.5%, ariko kuri ubu mu mibare iheruka ya 2025 bigaragaza ko bafite ibibazo byo mu mutwe ari 18.6%. Okay. Hagabanutseho gakeya ariko nyine ako kabiri kavuyeho nako ni bon. Ariko ngo muri rusange ibibazo biterwa n'agahinda gakabije byavuye kuri 11.9 bigera ku 9 igice kimwe. Ibiterwa n'ihungabana nabyo byagabanutseho 5%. Ibibazo bitera n'ihungabana. Okay. Mu gihe ibiterwa n'ikoreshwa ry'inzoga n'ibiyobyabwenge byo byariyongereye. Ni ikibazo. Kuko ibiterwa n'inzoga n'ibiyobyabwenge. Kuko buriya inzoga niyo mpamvu nyine leta yanashyizemo n'imbaraga kuvuga ngo nyaboneka munywereze gabanya niba wanywaga uducupa 7 unyweye 2 wabiki urimo kumva, kubera ko ntabwo gusa ziba uko uzinywa nyinshi biba birimo kumunga ubukungu gusa, ahubwo n'ubuzima bwawe uba urimo kubuyongobeza. Bwagiye ako nabyukanye amaterima aremereye kuyongobeza mugani kugira ngo rega bumve uburemere bw'ibi bintu. Ubuzima burimo kubuyongobeza. Kubera ariko ni byiza ko ibibazo byo mu mutwe byagabanutse muri rusange, ariko biterwa n'inzoga n'ibiyobyabwenge ngo byariyongereye. Abantu nibongere niba wari waravuye ku ducupa 7 ugasigarana 5 hasi manuka ugere kuri 3. Sibyo, kubera ko ntabwo burimo gusa kumunga ubukungu, ntabwo burimo gusa kuvaho ukaba akazizi, ahubwo burimo nanone no kwitera ibibazo byo mu mutwe. Hari umuyobozi hano mbere kera ngo akinywe inzoga ngo yarazihamyaga. Umuyobozi iyo ari nyine umuntu akunda nyine kubyitangira mu buhamya kwa noneho ngo yaba kika imirimo agashakisha abagenzi bati tugende, ariko ngo muri rusange yumva ashaka ngo kugira ngo hagabanye ibibazo yumva afite mu mutwe. Wenda se ntarishyura inzu, ntarishyura minervare, nta sibyo, akajya mu kabara karinywa we. Ugakunda kuvuga ati iyo natahaga ibirenge bireba inyuma. Urumva wamugana ibibazo ubwo ako kanya bisa n'ibyisibamyemo. Atari uko mu gitondo nakanguka asanga liste y'ibibazo nari mfite hiyongereyeho cyane mugoroba, hiyongereyeho kuvuga ngo ariko so bambonye bate, hiyongereyeho none se ko naduke nari mfite natunywereye. Urimo kumva nyine wari ufite liste wenda tuvuge ngo se ndakora hawe y'ubukode, ubuse minervare y'abana ravahe, se ngomba guhaha, ubuse sibyo, wenda tuvuge ngo ufite akariste kariho utuntu 4 twiza wumva twagucanze ubwo kanjye kubinywera. Hari umuntu watubwiye ngo urabona muri rusange abantu bajya mu kabari bahunga ibibazo abameze nka hari inyoni yitwa inyamanza, urayizi? Inyamanza uri inyamanza iri mu nyoni zitubaka ibyari bikomeye, yubaka icyari kimeze nk'urutete. Ni inebwa se? Oya niyo nayica yayo ntabwo ikunda ibintu byo kuvuga banza itigora. Nta bintu byo kuvuga ngo hapunga ibintu bisabwa byo kuba muri etage. Yubaka icyari ariko kitobaguye kirimo imyenge ku buryo niyirimo ubu yibona hanze. Burya rero ngo yibuka ko yubatse icyari cya fake imvura iguye. None ngo imvura iguye biravuga ngo abana ngo imvura irahita nubaka. Imvura irahita nubaka. Urumva ye baba we itinze guhita yahita no yahita ngo ikageza uri cyane wanubaka ibyiki ko niyaguye nta cyane wanubaka ibyiki nibagende ntabyo nubatse muri byo bintu wifuza kuko ukunda gutanga ingero z'inyamaswa ngo zivuga ibyo ni bya La Fontaine. Natapo niyaguye ninjoro sakari nyinshi yanwaye iki ngo nubaka ibyiki noneho indi yagwa bati nari navuze ko nzubaka yagize imvura ikagwa ivuga ati ndubaka kuko iteguye gusa
ashira kanya maze guhita akazoga ngaho ndubaka ibyishyira inyamanza ni akanebwe ntabwo yigora yo ngayo nguko rero nyine nyaboneka ushobora kuba utekereza ngo urahungira ibibazo mu icupa ariko nyine nyuma ugasanga lisite y'ibibazo yiyongereye harimo wenda ngo kuvuga ati na duke nari mbonye basi iyo mba naduhahishije na duke nari mbonye iyo mba ntutanze ku ishuri ry'abana na duke nari mbonye hakiyongeraho noneho na ka kantu ko kwibaza ngo ubu sinahemutse nitwaye ntese ubu si uwambonye nasinze urumva nyine byongera erega yewe noneho n'uburyo umuryango urushaho kukubura nanone hari ukuntu bavuga ngo n'umusinzi asindana icyo afite muri we ugasanga bya bibazo wari ufite noneho byose uje kubitura ku bantu kubera diri mu mutwe hatsa umutuku noneho ugasanga usibye nawe kuba urimo kwiteza nawe ubwawe kuba wagize uruhare mu kugira ibibazo byo mu mutwe ugasanga n'umuryango nawe ubwawe wamaze kuwushyira muri ibyo bibazo abana barahamutse bo mubana mu rugo baravuga ati araje ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga noneho birenze gusa ibibazo byo mu mutwe kuri wa wundi unywa ibisindisha cyangwa se ukoresha ibiyobyabwenge noneho biteje n'ibibazo byo mu mutwe no ku bagize umuryango muri rusange bigera ku bantu bose burya n'abo hirya batashaka ko bibageraho birangira bibagezeho mbere yo kujya mu buzima se hari inkuru tutababwiye yihutirwa buriya mbere yo kujya mu buzima niyo nkuru tutavuze yihutirwa zirahari perezida Paul Kagame yakiriye mu biro bye perezida wa kaminuza ya Yonsei n'itsinda bari kumwe bagirana ibiganiro byibanze ku gushimangira umubano hagati y'u Rwanda n'iyo kaminuza yo muri South Korea ngera ari inkuru ntabwo nayitinzeho cyane nitindiye ku ifoto yewe hari igihe ubona ifoto ariyo nkuru rwose umubyeyi yambaye agakoti bavuze ati ni ukuri kose iri koti pe hakaba nashyiramo n'akantu k'ubudutungura nyine ntabwo ugomba guhora ubona ari bishya ibiganiro rero byabo byibanze ku gushyira imbaraga mu bufatanye bwa kaminuza ya Yonsei n'u Rwanda binyuze mu guhanahana ubumenyi ubushakashatsi yewe no kubaka ubushobozi mu burezi iyi kaminuza ni imwe muri za kaminuza zikomeye kandi zizwi cyane muri Korea y'Epfo ikaba iherereye i Seoul iyi kaminuza yashinzwe muri 1880 iyo u Rwanda yashinzwe iyi ngiyi igiye kumara imyaka 100 iyo u Rwanda yashinzwe muri 63 iyi kaminuza itanga amasomo atandukanye harimo ubuvuzi buriya hari ukuntu ureba itsinda riri iruhande rwa perezida iyo yakiriye abantu ukamenya muri rusange ibiganiro icyo byibanzeho mu ifoto ejo ndebye hari harimo minisitiri w'uburezi yewe n'umunyamabanga wa leta muri minisante ndavuga ngo iyi kaminuza ishobora kuba yigisha akaba ariyo mpamvu nyine ni kaminuza niyo mpamvu hari minisitiri w'uburezi hanyuma ariko ikaba inigisha ibijyanye n'ubuvuzi kuko harimo na minisiteri y'ubuzima itanga rero amasomo atandukanye harimo y'ubuvuzi harimo ay'ubucuruzi harimo siyansi harimo ikoranabuhanga n'imibereho y'abantu kandi ikorana n'ibihugu byinshi ku rwego rw'amasomo n'ubushakashatsi ubufatanye bw'iyi kaminuza n'igihugu cy'u Rwanda bishobora gutuma hagerwaho byinshi cyane cyane mu musingi w'uburezi mu Rwanda ku bijyanye n'ubushakashatsi kaminuza ya Yonsei yafasha mu gukora ubushakashatsi mu nzego z'iterambere ry'uburezi ikoranabuhanga yewe n'imibereho myiza iyi nkuru ntabwo twari kuyisimbuka kandi ubu hari abanyarwanda biga hariya muri Yonsei wasanga nyarwanda ni abantu bazi gushakisha rwose
ni abantu bazi kugenda ahantu hose hari opportunity usanga rwose si batubwiraga harya ngo hari umunyarwanda wari uvuye he tiji muri tiji urumva ariko ukuntu byangomye mu mutwe hanyuma abadepite ku munsi w'ejo basabye ko abazigamira izabukuru bakwiriye guhagararirwa mu buyobozi bwa RSSB muri bodi se buriya bashobora gushyirwa muri bodi mu nama y'ubutegetsi ya RSSB ku buryo ibyemezo bijya gufatwa uhagarariye bari mu zabukuru ariko muribuka yuko ibiciro ku isoko byazamutse ntibatekererezwe gusa ahubwo bakaba bafite n'ukusanya ibitekerezo byabo akabahagararira mu nyungu zabo ariko nanone hatirenganyijwe n'inyungu rusange babigarutseho ku munsi w'ejo ubwo bagiranaga abadepite bagiranaga ibiganiro na minisitiri w'imari n'igenamigambi Murangwa Yusufu ku bibazo byagaragaye muri raporo yakozwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku musaruro RSSB yagize mu myaka 10 ishize. Hey